tangiye twibwira natubwire hano turi ni hehe. Okay, nitwa Mukobwa Jana Sifiwe, ndi umukobwa anga turi ni mu rugo. Ufite imyaka ingahe? Ngiye kuzuza 18. 18. Uri umwana wa kangahe hano mu rugo iwanyu? Ndi umwana wa kabiri. Wa kabiri. Mu bana bangahe ubwo? 5. Mu bana 5. Abahungu abakobwa tubwire. Okay, abakobwa turi 2, abahungu ni 3 ariko muri abahungu bapfuyemo. Wapfuye yariwe mukuru. Yarankurikiraga. No kwihangana cyane. Ufite imyaka ingahe harya? Ngiye kuzuza 18. 18. Hanyuma tuvuge ku babyeyi, ufite ababyeyi bombi, ubuzima buhagaze gute? Okay, nari mbafite ariko ubu nawe papa yarapfuye, mama nawe arafunze. Sinzi niba atari banga mama afungiye ibiki? Aya naga ibyo nabivugira kuri kamera. Okay. Amaze igihe kingana iki afunze umubyeyi? Imyaka 2. Imyaka 2. Hanyuma se Asifiwe twasha hano ni kwa muya nimero yacu dushiraho tukavuga ati umuntu wese wenda ufite ikibazo ushaka kuganira natwe, ufite ibibazo bimuhangayikishije wifuza ko amukorera ubuvugizi nawe twaganira. Ni umuntu wabatworiyanse cyangwa se wabatwoherereje bavuga ko mubayeho mu buzima butari bwiza, mufite ibibazo wenda tugira ngo wenda unatubwire kutubwire papa wawe yarapfuye, mama warafunze, mubayeho mute hano se nkuko ubibona nyine biragoye, nta kazingira na mukuru wanjye nta kazingira agira. Ubwo nyine urumva biragoye cyane, ya mu mirire mu kwambara, gusa nyine umuntu nyine agerageza ibishoboka ku buryo nyine abantu batamubona ukundi. Ubundi ikibazo byapfiriye duha ubuhamya gatoya tubwire papa sinzi yapfuye ryari? Ni kera nari ndi muto mfite imyaka 6. Hashize igihe kinini. Hanyuma tubwire rero mama akimara gufungwa birumvikana ko ubuzima bwashaririye, duheraho. Mama yarafunze, bakimara kumufunga nigaga ndumva ari nko mu wa 2 nimba atari mu wa 1. Uwo mugabo we nyine ntago yabyumvaga, nyine imisoro yatangiye ariko nyine nyuma biza gucamo dutangira kubaho neza, ariko byapfiriyeho bashiki baje kuba hano. Hari mushiki we nyine bamwita Adrefina n'undi bita mami nyine n'abandi baje hano nibwo ibibazo byatangiye kuba, ngasanye n'intambara. Hari igihe bari bagiye mu cyaro iwabo, nibwo nyine baje, nari ndyamye batwara imyenda, ariko mbere bari barakodesheje inzu ahantu bita mu Kamenge, baraguze n'ibintu byose mu nzu. Nibwo baje nyine bashiki batwara imyenda yose. Ni bashiki ba papa wawe? Ntago ari papa n'umugabo wa mama. Barayitwara nyine turabimenya, bigeze nimugura mukuru wanjye atwara abana kugira ngo bataza kubatwara. Uwo mugabo bahuye mwaka umwe undi aramwirukankana, bukeye nyine baragenda, haciyeho nk'iminsi 2 nongo umugabo araza aramutwiba. Nyine dusigara gutyo, kuko nyine impamvu yaje kumutwara nuko arazi ko nta kintu na kimwe yasize mu nzu, umwana we yazicwa n'inzara. Ni ukuvuga ngo hari aho uvuze ntumvishe neza, uvuga ngo ntabwo ari papa n'umugabo wa mama, ni ukuvuga ngo ntabwo muhuje papa mwese? Papa wanjye yapfuye nyine mama afite turi 3. Mama nyine yaciye imyaka ahita ashaka undi mugabo, ari babyaranye abana 2 batoya. Okay. Uwo mugabo mwigeze mubana mu nzu hano? Twarabonye imyaka igera kuri 6. Yaje kugenda aterera uwo mugabo we? Nanjye sinzi ko byagenze, kuko nta nubwo yigeze atwicaza nk'abana ngo atubwire ngo mufite amakosa, nimba ari abikosora bikosore. Natwe byaradutunguye, ariko nyine umuntu utari papa wawe icyo mwapfanaga ari mama wanyu akaba atagihari, ntabwo yakomeza kukurera. Ni ukuvuga ngo mama wawe yakimara gufungwa mwabanye na papa cyangwa se twabanye uwo mwaka 1 n'igice? Mwabanye umwaka 1 n'igice. Mwari mubanye guteho ubuzima? Ubwo turanavuga wenda kujya gusura mama, mwajyaga mujya kumusura, bimeze gute? Twarabanye bashiki bataraza. Nta kibazo cyari gihari, twasuraga mama nk'ibisanzwe pe, nta kibazo, ariko kuva bashiki bazi ibintu byose byarahindutse. Byahinduwe n'iki? Bashiki we ntago mwabanye neza? Bashiki nyine bashiki ntago nzi ukuntu bari bameze, cyane cyane bita Adrefina. Yari ameze ukuntu nyine n'umwana mubi pe, ntago natinya kubivuga nubwo wenda nubwo yazabibona. Gusa nyine ntago ari umwana mwiza. Ubundi bafata umwanzuro kugenda yagiye mu cyari wabo.
yari umuntu nyine twambarana gutyo, agarutse nyine agaruka yarahindutse atakituvugisha ibintu byinshi. Ari naho nyine natwe kugenda ntabwo tuzi uko byagenze, ariko nyine nuko nyine natwe tutarebaga tutanabikekaga, kuko yari umuntu ikintu gishira mu nzu akahita ahaha. Ariko benda kugenda bararetse ibintu byose birabanza birashira babona kugenda. Yanganaga tubwo bashiki be duhiye nk'ikigero cy'imyaka barabasumbaga. Mushiki we turi gutya mu muhanda ushaka kugira ngo ndamuruta, ariko afite imyaka 26, undi we ntabwo nzi imyaka afite. Ariko niwe mukuru uwo wundi utibuka imyaka niwe mukuru? Niwe mukuru bamwita mami. Bamaze nk'imyaka ubwo mumaze igihe kingana iki mwibana hano? Tugiye kumara amezi 3 twibana. Ubuzima bumeze gute? Ko muravuga ati baragiye bagenda nta na kimwe basize, ibintu byose baratwaye, n'ibyo kurya bagiye byashize. Ubuzima nakubeshye pe buragoye kandi cyane. Wenda umuntu ashaka kubona ukuntu umuntu asara igihe umubiri nyine ari Imana yaramwihereye. Gusa nyine ubuzima buragoye, nimba ubona siniga nta kintu nkora abe na kimwe, ukumva ko bigoye. Ku myaka 18 ubundi nahoze mbyibaza, wenda turaza kubigaruka n'ukuntu mubayeho. Ku myaka 18 wakabiga, ntabwo ubwo bizagenda gute kwiga? Niba mama wawe na papa ubwo barafatanyaga wenda ukiga, ubu mama warafunze, umugabo wa mama wawe wakwiye kuba wenda afite izo responsibility nawe yarabataye, ubwo amashuri yenda no gutangira, bizagenda gute ubwo? Nanjye ntabwo mbeze neza ubu mubwire ngo ntabwo mbizi, kuko mukuru wanjye nuriya nawe uko amubonye nta kazi afite, n'ibyo kurya ni ikibazo. Ubwo se urumva twakwishyiraho umuzigo gute? Ubwo nyine ni ukwicara, ubwo nyine uko bizagenda biza niko tuzagenda tubyakira. Ubwo rero warangije kwakira se kureka ishuri? Ko ndabikubaza nkumva nta n'icyizere ufite wenda cyo gusubira ku ishuri. Njye nta cyizere mfite, kuko nzi ko nta amafaranga yava, niyo mpamvu ubona ko nta kintu yabimbwiye. Nanjye mfite nyine aho yava najyayo. Mama bamukatiye imyaka ingahe? Azamara imyaka ingahe muri gereza? Imyaka 9. Imyaka 9. Ni ukuvuga ngo se iriyo myaka 9 ubwo yose muribanye hano, mubana hano muri bangahe ubundi? Hano mbana n'ura mukuru wanjye n'akandi kana nyine kera gatoya. Abandi ni inshuti zacu nyine, kuko babazi ko hano irungo ryatwishe baza kudusura. Mutunzwe n'iki se? Hari ukuntu umuntu avuga ati wenda mama bataramufunga yakoraga ibi bintu runaka, cyangwa se papa yasize. Hano turi ahantu bita mu Busanza, wenda twibutsa abakurikiye Zoom TV ko turi mu Busanza, ni hirya gatoya, ahantu ubona ko hari n'icyaro, ariko nta bindi bikorwa wenda bari bafite ku buryo umuntu yavuga ati nibyo bibatunze ubu. Oya, nta bikorwa nabyo. Mama nawe yaratunzwe n'uwo mugabo. Hanyuma uwo mugabo se ntabwo ajya nabahamagara kuri telefone ngo ababaze uko ubuzima bumeze, abohereze wenda n'udufaranga duke? Ariko umuntu yafata umwanzuro wo kubata, ukumva ko subwo wakumva ko agufitiye izihe muwe wapi, ntago aduhamagara, nta n'ibyo kumenya uko tumeze hari nta nubwo babimureba. Hano ubwo yigeze abasezera cyangwa se? Ndakubwiye ngo basi niyatwicaza akavuga ngo ngiye kubera iyi mpamvu, nta mpamvu yavuze, gusa wenda nagendaga numva amagambo ngo agiye ngo kubera ngo twamunaniye. Ntabwo sinzi nyine we ku giti cyafite kunayibonaga, gusa nta muntu yigeze umunanira. Yavuga ko mwamunaniye kubera iki se? Ntabwo mbizi, nyine ni amagambo y'abantu ngo twara ibintu nyine byinshi, gusa nzi ko nyine ibintu bitigeze biba. Hanyuma se mbere wenda duhereza ishusho y'ubuzima, wenda mbere uwo mugabo agihari nabo bashikiwe, nubwo wenda bitari bimeze neza cyane. Ubundi ubuzima bwagenze neza nubwo nari nyine umwana papa yari agihari, kuko papa nabwo amaze gupfa nabwo ibibazo byarakomeye. Mama nyine akajya akora akazi kari ko kose kamugoye kugira ngo nyine tube akazi kabi pe, kandi tukiri abana. None se iyi nzu niyo papa wawe yabagamo mbere cyangwa niyo uwo mugabo yaguze? Oya, iyi nzu niyo papa na mama babagamo kera. Hanyuma papa apfuye, mama wawe nibwo yaje kubanamo n'undi mugabo? Ubwo no kuvuga ngo uwo mugabo yabaga muri iyi nzu papa yubatse mbere. Hanyuma se mu buzima busanzwe umugabo yitaga gute ku rugo? Ndavuga wowe wa nyuma yuko papa wawe apfa. Sinkubeshye nta kintu namugaya, nta nicyo namushinze, yitaga uko bikwiye pe. Yakoraga iki mu buzima busanzwe se byatumaga wenda abona amafaranga yo kubafasha uko mwabyumvaga? Yakoraga muri REG. Hanyuma amaze kugenda n'abana be ntago mukivugana? Abana kuva bagenda sindababona, abe na rimwe njyewe gusa njye ntago najyayo
nta nubwo naho batuye sinajyayo pe. Baturaho ubundi ku buryo muvuga ati batuye ari epfo kuri military. none no kuvuga ngo mutuye mu gace kamwe. Ubundi kuva hano njya ni nk'igare ry'ijana kandi. Nuwa papa ntajya nagaruka ngo arebe avuga ati babana ba ase nanjye nakubwiye icyaduhuzaga ni mama ntago turi abana be ku buryo yavuga ngo ngaraduhangayikiye. Oya ikibazo cyose twagira twakipapa tukimama. Hanyuma wenda se mama wawe na papa wawe mama wawe n'uwo mugabo wundi babyaranye abana mbere ko bamufunga? Barahari babiri. Bo barihe? Bari kumwe n'uwo mugabo yarabatwaye. Bivuga ngo we yatwaye abana yabyaranye na mama we mwebwe arabareka. Abo bafite nk'imyaka ingahe? Umwe afite 2 undi afite 3. Mwese nako mujya wenda kubareba abana ba mama wanyu? Oya simukurangiye yigeze kujyayo rimwe ariko ngiye sindagiyeyo na rimwe. Ngiye ntago nagiye kuko nshaka kujya akagira ngo wenda ari n'icyo umuntu aba ashaka. Ariko muravuga nkaho papa ajya kugenda n'ubundi mutari mubanye neza ku buryo no kujya kumusura no kuba yaza kubasura bikiri ikibazo? Oya ntago uwo papa ntago twari tubanye nabi pe. Ahubwo nyine bashikiwe ngiye navuga wenda ko yahindutse kubera umuryango. Bashikibe uravuga ko aribo bamugomoye? N'ubu ngubu nyine bashikiye bari yo sinajyayo pe. Kuko nabo ndatekereza ko batatinyuka kuza hano. Kubera iki mwagiranaga n'andi makimbirane? N'andi makimbirane yari ahari. Hanyuma mubayeho muti? Ubwo tuvuga kubaho ni imibereho, kurya kabiri, kurya gatatu, kurya bya mu gitondo biba binashoboka? Ubwo nyine iyo bibonetse murarya, bitaboneka mukaryama. Ahandi hantu ntabandi bavandimwe bandi mujya mugira wenda kumva ba mama wanyu ngo nuvukana na mama bavukanaga na papa bo ntabwo bajya baza nibura ngo babiteho? Ndakubwira ko ndakeka wenda dushaka dufite umuryango munini simbizi, gusa ntawuzi ngo tubayeho ute, n'ababizi ntacyo badufashije. Byatewe n'iki kuba barabashyize ku ruhande, yaba bo kwa mama banyu ntababitaho? Ntago mbizi pe. Umuntu yavuga ko rero mubaye mu buzima bubi bubabaje? Ubundi twe tumeze nk'imfubyi nubwo mama wenda ariko kuko iyo wimenya buri kimwe cyose nta muntu ugufasha. Ni ibintu bigoye cyane. Hanyuma se mama wanyu muri ibi bihe bya corona birumvikana muri gereza ntabwo bajyaga gusura abantu, umuntu yabaga wenda yabaga afite yacyoherezaga ku buryo bw'ikoranabuhanga. Mwigeze muvugana mu myaka amaze afunze? Mama nyine akoresha ubushaka kuko nyine azi ko nawe mugabo yadutaye akatuvugisha nyine akaduhamagara kuko twese azi nimero zacu akaduhamagara. Mama wanyu ajya babwira ngo ki muri gereza, ajya barema umutima w'icyizere, bimeze gute? Nyine no kutubwira ngo mukomere, tumaze kuba abakuru nyine natwe dushaka ubuzima gusa tunyuze mu nzira nzima. Naho nindaga kugera ubundi mwibeshaho gute? Urumva ni ibintu bigoye, wenda yanabasize reka mvuge ko mutari muri agacuka, ni n'ibintu byabagwiriye, ntago mwari muzi ko uwo mugabo wa mama wanyu azabasiga. Ubuzima ni bwabatunguye mukabona isi bikaragiyeho? Mama afungwa nyine bamufunze ndi ku ishuri, nta nubwo narenze ibyari byo. Nagiye ko nabona mukuru nyine aje kundeba, barambwira mama bamufunze. Sinabyakire, numvaga nyine ari butahe. Ahantu nyine umuntu abyakire nuko twagiye ari ku rukiko nyine rukuru bagiye kumukatira. Nibwo twese tubona ko ibintu bihindutse uko twabikekaga. Baramufunze. Bamaze kumufunga papa mabanye umwaka wose ugera, ni umwaka nibura nyuma y'uko bamufunga? Ni umwaka n'amezi nyine baramufunze nyine ndakomeza ndiga, bigeze hagati biranga ndabireka. Hanyuma se twahoze tuvuga ku masomo, sinzi ni ibibazo nyine kubaho gutyo nta cyizere, nta hantu umuntu wakura ubushobozi. Ariko wenda se ujya uvuga ati mbonye umufasha nasubira kwiga, ubushake buracyari cyane ko mbona ukiri na muto? Nyine ndetse kwiga aho ngaho nahise njya kwiga ibintu by'imashini kuko ari byo bitari bigoye. Ntabwo twishyuraga amafaranga menshi. Nyine nize igihe gito ibihe bya corona bitabizamo. Bijemo nyine bivamo yaragiye, sinahita nyine mbona uwanyishyurira ngo nkomeze mbyige.
mbere ariko mubana na mama mukiri kumwe n'uwo mupapa ushobora kuba mwari mubayeho neza. nawe ndakeka wabibonye nta kintu twari tubuze kuko nabonye nkigera hano ubona ko hari akabati, ubona ko abantu bafite akabati kameze kuri yabo bantu bari babayeho neza. N'amasahani nabonye ari amasahani meza cyane, ndetse no muri salo ubona ko nta kintu hatwaye. Tubwire ishusho y'ukuntu mwari mubayeho mbere ku buryo umuntu anavuga ati ubuzima bwarahindutse kuko abana noneho basigaye bababaje. Papa mama kibana n'uwo mugabo twari tubayeho neza ndetse na cyane, nta kintu twaburaga, twabonaga buri kimwe cyose, twari tumeze neza. ngo bitagaho nyine ntabwo nyine ni mama nyine watwitagaho, gusa yifashwagamo n'uwo mugabo. Hanyuma se mama mbere bataramufunga yakoraga iki we mbere, niba wenda atari ibanga cyangwa atari kubyinjiramo cyane? Mama yari umucuruzi. Yacuruzaga ibiki? Yacuruzaga ibintu byerekeranye n'ibyo kunywa na butike. Niba akimara gufungwa na business yahise ihagarara yose? Si urumva yakomeza. Yesi bihagarara. Nta wundi muntu wari ufite yarafite wenda we gukomeza kubyitaho cyangwa nanjye nari ndi muto pe, kandi ntabwo ko nkaho nari ndi umutesi kuruta nuko abitekereza. Mbere wari waratese mbese. Hanyuma se tubwire, utekereza yubaze yahazaza hawe utari kumwe na mama imyaka 9, duhe ishusho ubitekereza gute? Yewe ikintu mba nekereza, mba numva bigenze nk'uko mbishaka, ibintu najya mu bintu nyine bya sinema nyarwanda ndabikunda cyane. Ubona byagutunga? Byantunga. Hanyuma ntabwo ujya wiheba iyo utekereje ko mama azamara imyaka 9, atekereza ko abavandimwe yaba bo kwa mama n'abahoze ari uwo kwa papa wawe batabasura, ntabwo mujye mwumva ko ubuzima bwashariye buriya? Twiheba nyine biraza, mukagira n'ibibazo nyine ukumva isi irarangiye, ariko hari igihe ufite abantu bakuba hafi, baguhumuriza nyine mu bintu byose. Nk'uriya muntu ari hano, uriya mungu bitabonore ni umuntu utuba hafi byahatari nyine, arabafasha, araduhumuriza uko bikwiye cyane. Ni naho nendaga kugera, abaturanyi wenda sinzi ibibazo byanyu barabizi. Kankubwira abaturanyi ntawe umenya ngo twabwiriwe cyangwa twaburaye, gusa nyine abenshi nabo nuza kwigiraho inshuti abashaka kujyana amakuru epfiriya ku mugabo wabaga hano, ugasanga nyine abenshi nabakwishima hejuru. Ariko nyine ntago karitsiye yose ariko mutagira umuntu bumva, uwo twumva ni uriya mutipe na mama we nyine. Uvuga ngo bajya muburara cyangwa mukabwirirwa iyo byanze? Biraba ndetse na cyane. Uvuga ngo kugeza ubu ikibazo mufite kirenze ibindi ni ikihe muri runo rugo rwanyu ubwo ni 2? Hajya ni 2 3? Ikibazo kibagera ni cy'imirire nyine. Umuntu nyine abakoresha ibishaka, kuko na mama hari abakeneye ibintu byo gukoresha amavuta n'iki, nire kuko abayumva ko turi hanze araduhama ngo mushaka uko mubigenza munyereza amafaranga, nuko nyine ukumva hataye umutwe. Birumvikana no kwihangana cyane, ntago byoroha kugira umuntu ufunze by'umwihariko mama. Mama burya ngo ababyeyi bose bangana, ariko mama tubaho umwihariko ukomeye. Hanyuma mu buzima busanzwe hano twabonye hari n'abantu bahinga aho turi, nta n'udusambuye wenda mufite hano? Ni inzu, ntabyo isambu, ntabyo ni inzu. Ubwo ni ukuvuga ngo umutungo wenyine muzi wa mama wanyu yari afite na papa wanyu ni inzu n'ibikoresho birimo. Nta n'ibindi bintu mwumvaga wenda bari bafite ku buryo muvuga ati wenda ariko twumvaga bafite inzu ahandi runaka wenda hakodeshwaga? Ni inzu ntabwo ari uko yari imeze, mama yayivuguriye nyuma. Nacyo nyine cyari ikiraro, twajyagamo bisa nk'ikiraro. Kuko nyine aho twabaga baratwirukanye tuza kuba hano, bisa nkaho nyine tubana n'inka, inka bayirya natwe tubamo hano. Nyuma mama nibwo aje kwivugurura. Iyi ni inzu nziza, urumva ko hari amafu rwose, nta kibazo gihari. Hanyuma
wenda sinzi hari abantu bo wumva wanashimira ukavuga ati aba bambaye hafi, ariko se ubuyobozi ntabwo mwigeze wenda mubwira nk'iki kibazo, cyangwa mumwe mu bahubwo ubuzima bwanyu bw'ibanga bumeze gutyo bushaririye, ariko ukavuga ati reka tubeho muri ubu buzima gutyo? sinabwa ngo ubuyobozi bw'inama mvuge ngo aba naba, gusa ubuyobozi bw'inape nta kigenda. Ikintu cya mbere kibaranga ni ruswa. Ntabwo mvuze ngo ni uyu nguyu cyangwa uriya, gusa niko bameze. Ntabwo bigeze ni ikibazo cyanyu n'uwo mupapa, nta nubwo bigeze bamukurikirana avuga ati kuki wataye abana? Hari abaje hano uwo munsi byabaye adota, ariko nabo ni nk'aho batwumviye ubusa, barigendeye, nawe yigeze ugaruka nyuma ngo arebe ngo byagenze. Rero ntacyo pe, ubundi nta nyine tubayeho nko mu mahanga umuntu yimenya. Kuko navuga ko kuva bagenda ahangaha hacitse abantu, nta bantu bakihaza. Ariko sinumva ikibazo gituma abantu batabasura. Ni abenshi nyine baroga bigenda gute? Ntabwo turoga, gusa nyine natwe hari abo twagiye twicira hano bitewe n'uko tubazi n'ibyo bagenda bavuga. Uru rwango rwaturutse ruturuka impamvu hazamo ibintu by'urwango ni uko bamwe bavana ibintu hano bakabijyana epfireye, ugasanga nyine hajemo ibintu by'amakimbirane. Nubwo njyewe ntabwo ngo utambaza batuye hehe aba ngabo, umugabo wa mama ngo makubwire, gusa nzi ko ari kuri military. Ariko umuntu ashobora kuza hano kugusura afite ikimugenza kandi nawe ubizi. ubwo ni ukuvuga namwe muganira nabo muzi? Oya, nta kuganira. Nkanjye iyo niri hano nirwa niryamiye, nakumbwira naba naganiriye ni inshuti zanjye nyine bakeya nyine baraho. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Icyo twabwira abantu ni uko nyine nyuma y'ubuzima haba ubundi buzima. Ikindi kandi icyizere se nyuma y'ibirenze wenda ntimujya mukigira, mujya mugira icyizere mukavuga ati icyizere mu buzima umuntu akigira bitewe n'amamutera imbaraga. Mujya mubona abantu batera imbaraga namwe mukumva ko nibura musubijwemo imbaraga mu gake? Njyewe mba umuntu utera imbaraga arahari, ahubwo nazi. Nyiraga nawe umwe tuzamusura tubwire wenda harya abantu rimwe na rimwe badakunda ibintu by'itangazamakuru. Hanyuma hari umuntu ushobora kuba akurikiranye iki kiganiro akavuga ati mbese nuko bimeze. Ikindi kandi twibutsa ko abantu hari umuntu akurikiranye ikiganiro akumva ni fotokopi y'ubuhamya bwe, bibaho rwose, ariko kuba umuntu akiriho nicyo gishoro. Hanyuma nk'umuntu hari umuntu ushobora kuba akurikiranye ikiganiro akavuga ati umuntu twamufasha gute, wifuza kubageraho, mujya mwemera ko abantu babafasha ibintu nk'ibyo? Ntekereza ko nta muntu wabyanga, wifuza kubafasha cyangwa se kuza no kubasura, kubona mujya munakeneye nabo abantu bagusura, kubona amasura make y'abantu bakurema agatima, yababona bate? yazi Kanombe. Hano ni mu karere ka ubundi ka Busanza mu murenge wa Kanombe. Ubwo umudugudu ubanza ariyo antene. Kuri antene. Hanyuma hari nimero yanyu twayitanga wenda kuko hari abantu twe ntabwo kenshi twumva ko hari umuntu ushobora kugira ikintu cy'ubufasha akavuga ati bari abantu tumvishe bakeneye. Ntekereza ko icyambere mukeneye hano inzu murayifite, ariko mukeneye imibereho. Niba nakurikiranye neza cyangwa nkurikije n'ukuntu mbibona, mukeneye imibereho. Imibereho ni ukuvuga imirire, ibintu n'amasuku. Urumva abakobwa mukenera n'udukoresho tw'isuku, imyenda. Umuntu ashaka kubafasha nk'ibyo, nta nimero yanyu mwatanga wenda kugira ngo bazabigerereho? Twayitanga ntarebe. Nimero yanyu wenda umuntu ashaka nko kubavugisha? Ni 07 8 1 1 6 7 3 7. Nasubiramo 07 8 1 1 6 7 3 7. Ubwo bari yande? Ni yanjye. Niyo bakubonaho. Hanyuma wenda dusoza ni iki wabwira cyane cyane hari abantu bari muri situation nk'iyanyu? Gufungwa k'umumama, k'umubyeyi, undi mwabanaga akaguta, ni ibintu umuntu yakira mu buryo bworoshye? Oya, biragora ndetse byangiza n'umuntu mu mutwe, nyine agatangira gutekereza byinshi. Hanyuma n'iki wabwira cyane cyane nk'abantu bari muri ubwo buzima mu busangiye? Nabwira nyine nibakomere, nyine nibihebe, nyine wumve ko ubuzima burangiye nubwo umuntu atabazi iherezo ryabwo, gusa nyine ni ukwihambira, bajye bihambira ku kintu nyine wumve ko bagishobora.
iyo bigeze iki gihe umukobwa cyane cyane nabonye mukimwe muri abakobwa gusa bijya binabaho nyine ko ntabishuko mujya muhura nabyo byo kuvuga ati n'ubundi se ko badutaye ariko wenda ukigarura ukavuga ati mana uturengere. oya nyine ntabwo babura, ari abantu sinzi nyine ko hari ahantu nyine bakunda kwinjira ahantu gusangira, abenshi barantinya kuko akenshi mba ncecetse. Ntabwo wabaye murakara ariko nizere ko n'uwari uguceceka gusa bimeze nese nyine umuntu anyuzamo agaseka kuko nyine insekisha byinshi, ariko ntabwo isigaye cyose wari useka. mujya mugira icyizere ariko ko ibintu bizacamo mukishima? Umuntu agira icyizere ariko se nyine ukigira bite, hari igihe kigira, hari igihe kigenda. hanyuma dusoza ikiganiro cyacu, ubonye ubufasha wasubira ku ishuri ugakomeza, cyane ko amashuri yenda kuzatangira, wumva ufite ubwo bushake ku buryo uvuga ati mbonye ubwo bufasha wenda nkabona n'umuryango wanjye ugiye ubaho, ubwo ni ukuvuga abo wasize ishuri narisubiramo? Byakunda. ntabwo umuntu nyine yabyanga yasubirayo. Reka tugushimire kandi twizere ko umunsi wundi tushobora kuzagarukana n'abandi bantu beza cyane. ndabashimira nyine, mwakoze.